Bakunzi b'Igikiriro TV twongeye kubaramutsa umwami Yesu abane namwe. Pasiteri wa Marayika Odette wongeye kuza kuganira namwe ku ijambo ry'Imana aho muri mu Rwanda, aho muri Amerika, aho muri ku migabane yose Aziya, Oceania. Turabaramukije umwami Yesu abane namwe. Turabakunda cyane kandi turabakumbuye. Harashize iminsi tutabaheruka kugira ngo twongere tuganire ku ijambo. Reka tubanze dusenga Imana. Data mwiza wo mu ijuru, turagushimye turakubashye kuko uri Imana yumva gusenga. Tugushimiye uburyo wabanye natwe, abadukurikiye warabarinze kugeza uyu munsi turacyahumeka umwuka w'abazima. Wagize neza Yesu kwemera kuduha Igikiriro TV kugira ngo tuganireho ijambo ryawe. Iri jambo tugiye kuganiraho reka ribashe kwinjira mu mitima ya benshi, ribashe kugira icyo rirema mu izina rya Yesu. Amena. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga muri Matayo ibice 25, turahera ku murongo waho wa 14. Twamagambo ravuga ku mugani w'abagaragu bahawe itaranto. Haleluya. 14 havuze ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aho umwe itaranto 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye. Arazinduka uwo mwanya, uwahawe itaranto 5 aragenda azigenzuramo izindi itaranto 5, n'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo basigaye. Uwahawe itaranto 5 araza azana izindi itaranto 5 ati, databuja wansigiye itaranto 5, none nazigenzuyemo izindi itaranto 5. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itaranto 2 araza avuga ati, databuja wansigiye itaranto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati, nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike nzakwegurira byinshi. Injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati, databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, kusarura aho utabibye, kuhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngibyo ibyawe urabifite. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana tuganiyeho riragereranywa n'ubutumwa bwiza Imana yaduhaye. Ni abakristo bo muri iyi minsi ya none. Hari impano Imana yaguhaye. Imana yaguhaye impano y'ivugabutumwa, Imana yaguhaye impano yo guhanura, Imana yaguhaye impano yo kuririmba, Imana yaguhaye impano yo gukora umurimo wayo. Ariko icyo wahawe ntabwo ariko uri kugikoresha. Imana ishimwe cyane. Shobora kuba uri umushumba uyoboye intama, Imana yaguhaye kuragira umukumbi wayo, ariko intama wahawe kuragira uyu munsi wa none ntabwo ziragiye nk'uko Imana yaguhaye kuziragira. Birashoboka yuko hari ukubwira ikibazo, aho kugira ngo umutege amatwi mwumve ukamureka ukavuga ngo kubera ko nabwirije ubutumwa birahagije. Ntago ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza twahawe uko Imana yaduhamagaye, niba ari itaranto yaguhaye yo kwita ku ntama zawe, ugomba kugerageza ukabasha kubatega amatwi, ukamenya ubuzima barimo, ukamenya ngo mbese intama yanjye uyu munsi wa none se yariye. Ibyo ngibyo ntibikibaho, bishobora bakeya. Ukamenya ngo mbese iyi ntama irashonje, ukamenya ngo mbese iyi ntama ifite ubuhe buzima. Tukabasha no gutera intambwe, tukabasha no kubagiraho tukabasura. Iyo ni itaranto twahawe kugira ngo tubashe kuyikoresha neza. Ushobora kuba uri umuririmbyi, Imana yaguhaye impano yo kuririmba, ariko mu kuririmbira Imana kwawe bavuga repetition ntabwo ikureba, ariko bavuga sorute ukaboneka muri sorute gusa, ariko mu gihe cyo kwiga indirimbo, mu gihe cy'amasengesho ntabwo basha kugaragaramo. Iyo taranto Imana yaguhaye buriya n'ubutumwa bwiza ugomba gutambutsa. Twamenye neza yuko kuririmba ni ugusenga kabiri. Iyo uri kuririmba uba urimo gusenga, ni ukuvuga ngo iyo waje kuririmba ugahagarara hari imbere kuri altari utambutsa buriya butumwa bwawe bwiza,
abantu benshi cyane babasha gufashwa. Ziriya ndirimbo zibasha gukurura abantu, wa wundi waje gusenga yaryoherwa na ya ndirimbo, nawe akiyumvamo umuhamagaro wo kuririmba, nawe akaza akagufasha umurimo. Imana itugirire neza. Bene data rero, twumvise undi muntu ngo wahawe italanto imwe, arangije ngo aragenda arayicukurira, arangije arayishingura. Nuko nyine ngo yarazi yuko shebuja asarura ahatsabibye. Shuti z'umusaraba rero, uyu murimo dukora niwo uzaduhemba. Uyu murimo dukora niwo uzatuma tugira ingororano. Niba warahamagariwe gusenga, ugasengera abantu, sengera abantu utitaye ku mukira cyangwa ku mukene, sengera abantu utitaye ku mukuru cyangwa ku mutoya. Icyo ngicyo ukora ntabwo uriya muntu usengera ari uzaguhemba. Uriya waguhamagariye gusenga, uriya wakugize umunyamasengesho azaguhemba. Kuko nusengera umurwayi agakira, uzaba wandikishije, italanto yawe izaba yungutse. Nusengera umushomeri akabona akazi, uzaba wandikishije, italanto yawe izaba yungutse. Nusengera wa muntu wabuze ibyo kurya akabasha kubona ibyo kurya, uzaba wandikishije, italanto yawe izaba yungutse. Haleluya. Imana yacu itugirire neza cyane. Umuvugabutumwa nawe tuzi neza ko twese twakijwe kubera ko twumvise ubutumwa bwiza. Hari abakijwe kubw'uko babyiyumvisemo bakumva yuko bagomba gukizwa, ariko hari n'abandi bakizwa kubera ko bageze mu rusengero bakumva ijambo ry'Imana rikabasha kubakoraho, ririya jambo rigakiza imitima, umuntu akisanga yakijijwe, akisanga yageze ku gice agatangira kwiga. Ni ukuvuga ngo iriya talanto wayibibye, kandi aho wayibibye izabasha gusarurwa. Imana ishimwe. Rero bene data, uyu murimo turi gukora, uyu murimo twahamagariwe, n'uyu munsi ubu ngubu turimo italanto yacu turimo turayikoresha. Udukurikira akabasha kumvira ijambo, wowe wari umuririmbyi, wowe wari umuvugabutumwa, wowe wari umushumba, wowe wari umuhanuzi, ongeramo imbaraga gukora umurimo Imana yaguhamagariye gukora. Wicogora we kuba nk'uriya wagiye gucukura akabika. Hari bamwe rero barambitse Bibiliya, barambitse intwaro zabo, ntibakibasha gukora umurimo bahamagariwe gukora. Wari umunyamasengesho wabivuyemo, wigiriye mu bindi, wari umushumba ntukibasha kuyobora intama uko bikwiriye, wigiriye muri bizinesi. Uyu murimo Imana yaguhamagariye izawukubaza, kuko icyo tubiba nicyo dusarura. Niba Imana yarakubwiye ngo hari abantu bazakizwa ku bwawe, ni ukuvuga ngo biragusaba gushyiramo imbaraga, ukabasha kwegera bariya abantu, ukabasha kubasengera, ukamenya ngo mbese intama Imana yampaye kushumba, abantu Imana yampaye kuyobora, mbese ba bantu baracyakijijwe. Birashoboka ko hari abacika intege bagasubira mu byaha, urugero bagasambana, bakinywera inzoga, bakagwa bagakora ibizira. Iyo ni talanto wahawe, ugomba kugenda ukayikoresha, ukamenya ba bantu ubuzima babayemo, ukongera ukababwiriza ubutumwa bwiza, ukongera ukabasanga ukababwiza ubugwaneza, kugira ngo babashe kugira gute kugaruka mu murongo. Nibagaruka mu murongo, Imana izabasha kuguha umugisha, kandi Imana izabasha kuguhereza inyungu. Tubereyeho kubera yuko dukora umurimo w'Imana. Mu murimo w'Imana ntago wawukora neza ngo usonze, ntago wakora umurimo w'Imana neza ngo ukogwe n'isoni, ntago wakora umurimo w'Imana neza ngo ugire icyo ukena. Iyi Mana yacu yatubwiye yuko uyu muntu wahawe italanto 5 yazimuhananye inyungu yazo, arangije Imana iramubwira ngo uriya muntu wari ugiye mu ruzinduko, aramubwira ngo kubera yuko naguhaye italanto 5 ukazibyazamo izindi 5, ngwino ujye mu mugabane w'abana b'Imana. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero niho hahandi uzasanga umukozi w'Imana yabonye inzu nziza, ugasanga yabonye imodoka, ugasanga ari muri supermarket, kandi aracyakora umurimo w'Imana. Ni inyishyu y'ibyo yakoreye. Ni ukuvuga ngo nukorera Imana neza uzasarura ibyiza. Tujya tubona abantu benshi cyane bakorera Imana, bagenda mu mamodoka akomeye ahenze cyane, ugasanga hari n'abandi bakorera Imana ariko ntago bavaho bari. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe ni wowe ugomba kumenya ngo ese kugira ngo ngere hariya ngomba gukora iki.
ishakemo igisubizo. Nta wundi uzagushakamo igisubizo, ni wowe ubwawe. Niba wamaze kumenya umuhamagaro wawe, shyiramo imbaraga uriya muhamagaro ukoresha uko Imana yaguhamagaye. Haleluya. Rero bakunzi b'Igikiriro TV, nagira ngo mbakangure, nongere mbashishikarize kuguma mu muhamagaro neza. Umuhamagaro wawe uko Imana yaguhamagaye urakuzi. Njyewe ntago nzi icyo Imana yaguhamagariye gukora, ariko wowe ubwawe uriyizi. Wowe wiyizi rero, shyiramo imbaraga. Niba uri umuhanuzi, Imana igucishamo iby'abandi kugira ngo babashe kurokoka, kugira ngo babashe gukira. Hari abahanuzi rero basigaye babona iby'abantu, aho kugira ngo abimubwire akamubwira ngo ndagushaka ubanze uzane ituro nkubwire. Imana yaduhereye ubuntu. Iryo turo rero ni wo mugabane uzabasha kwakira. Nta mugabane Imana izaguhereza. Ndagira ngo niba Imana ikubwiye ngo urarwaye, mfasha gusenga, nawe ngusengere, nanjye ngusengere, aho ngaho itaranto yawe urimo kuyikoresha. Ariko si urugero, niba Imana ikubwiye ngo sengera uriya muntu afite ikibazo gikomeye, ukajya kumubwira ngo kugira ngo gusengere banze uzane ituro, niba wa muntu yaburaye, niba wa muntu ashonje ari umushomeri, iryo turo ararikura hehe? Ahubwo nakubwira ngo musengere. Haleluya. Rero nshuti b'Igikiriro TV, ndumva icyo navugaga ari icyo ngicyo. Tugerageze twongera imbaraga mu muhamagaro twahamagariwe. Uyu muntu wari ugiye mu ruzinduko, ari we tugereranya na Yesu umwami wacu. Ubwo azagaruka azasange itaranto yaduhaye twarayibyaje umusaruro, kugira ngo azabashe kutugabira, kugira ngo azabashe kuduhereza amasezerano yacu. Nuko abona yuko akazi yaduhaye gukora twagakoze neza. N'ubundi mu muco wacu, iyo umuntu yakoze neza baramugabira, bakamushimira. None se Imana yacu wayikorera neza yarangiza ntigushimire? Imana yacu wayikorera neza icyifuzo ufite ntigisubize? Ubwo yaba atari Imana. Reka mbabwire rero, nimureka twongera twiyungemo imbaraga, nk'uko Nehemiya 2:17 habivuga neza ngo nuko biyungamo imbaraga zo gukora uwo murimo mwiza. Haleluya. Mureka twiyungemo imbaraga, twongere dukora umurimo w'Imana uko twahawuhamagariwe. Tubwiriza abantu ubutumwa bwiza, tubwiriza abantu kuva mu byaha, dukora umurimo buri wese n'impano yiwe ayikoreshe neza. Muri uko gukoresha impano yacu niho tuzabasha kugera ku masezerano. Imana iduha amasezerano uko bwije n'uko bukeye. Aya masezerano duhabwa ni ukuvuga ngo azasohora. Ntabwo Imana yatubwira ngo izatugirira neza nirangiza iduha umubabaro. Oya, izaduhereza ibyishimo, izaduhereza ibyo yadusezeranyije. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turagushimye Data mwiza wo mu ijuru, habwa icyubahiro kubwira ijambo. Reka buri wese wumvishira ijambo Uwiteka mwami Imana ribashe gukora ku mutima we, ubashe kongera kumuha imbaraga zo guhaguruka, yongere abashe gukoresha itaranto wamuhaye. Abahanuzi, abavuga butumwa, abashumba, abaririmbyi, Uwiteka nyiribihe Imana, nyemerera Kristo wongere ubahagurutse, ubasubize mu muhamagaro wabahamagaye, kugira ngo ubutumwa bwawe bwamamare, kugira ngo Uwiteka nyiribihe Imana nuzaza uje guhemba, uzahemba buri wese bitewe nuko yakoze. Turagushimye kuko uri Imana byumvise kandi kabije kubikora mu izina rya Yesu. Amen.